Yesu nashimwe inshuti za Berwa TV, nizere ko muri amahoro, natwe turi amahoro turashima Imana. Nta gikuba cyacitse muri twe, nta n'igikuba cyacitse mu bacu. Imana y'amahoro n'ibishimirwe yuko nukuri nta n'inkuru mbi twumvise ku bashuti ba Berwa TV. Imana y'amahoro yumve ko tuyishimye. N'ibisanzwe rero turi kuri Berwa TV, turi kumwe na mama Berwa. Reka dusuze inshuti zacu ziri mu Rwanda, inshuti zacu ziri muri Uganda, Burundi, inshuti zacu ziri Kenya, Tanzania, Malawi, inshuti zacu nukuri ziri Amerika, Canada, inshuti zacu ziri China, inshuti zacu ziri France, inshuti zacu ziri mu Bubiligi, inshuti zacu ziri Qatar na Dubai, inshuti zacu ziri Arabie Saoudite, inshuti zacu ziri Oman. Mwese mwumve mikaze, turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye mu ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, reka tubanze twiragize Imana y'amahoro iba yaturinze kugira ngo itugirire impuhwe n'imbabazi zayo, kuba tugihumeka umwuka w'abazima si ku bwacu, ahubwo ni kubw'ubuntu bwayo. Ni ukuri biragatsindwa kudasaba Imana imbabazi, biragatsindwa kudashima Imana. Ni ukuri hari abantu baba baramutse ariko ntibirirwe, hari n'ababa biriwe ariko ntibarare. Rero ni iby'agaciro gushima Imana, ni iby'agaciro kubaha Imana, ni iby'agaciro guca bugufi Imana yakurinze ugeze ku masaha nk'aya, ukereka Imana ukayisaba imbabazi ukanayishima. Ni ukuri ni iby'agaciro gakomeye. Rero ni ukuri tujye tugerageza duce bugufi imbere y'Imana, ndetse tunashima Imana kuko Imana ikunda amashimwe, ibyo kurya byayo ni amashimwe. Mana mu izina rya Yesu Kristo, nyakubahwa Imana y'amahoro n'urukundo, Imana y'ubuntu bwinshi, Imana y'imbaraga n'imbabazi, nciye bugufi imbere y'amaso yawe ngo amaraso yawe abanzanyeza ntunganye, amaraso yawe nankureho umugayo. Ni ukuri ndakwinginze kandi ndahenze, amaraso yawe ni ukuri nakureho umugayo buri muntu wese tugiye kubana muri iri jambo ry'Imana. Numara kutweza no kudutunganya, wumve kwinginga, wumve gutaka no gutakamba kwacu, wumve guhendahenda n'ukuri guturuka mu ndiba z'imitima yacu. Njyewe ujye kuvuga iri jambo ntaba ari njye, ahubwo ururuke wivugire muri njye, ndetse n'abagiye kuryumva ntaba ari bo, baryumvire muri wowe. Njyambaje nizeye izina ryawe ryera, amina. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 128. turasoma n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Zaburi 128 umurongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze, kuko azatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Uzajya wishima uzahirwa, uzajya wishima uzahirwa. Umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kibaya cy'inzu yawe. Abana bawe bazaba nk'uduti twa elayo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haravuze ngo hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze. Iri jambo niryo nashatse gutindaho, rivuga ngo hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze. Hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze. Ariko hariho kondisiyo ivuga ngo hahirwa uwubaha Uwiteka. Ntabwo bavuze ngo hahiriwe ufite amafaranga, ntabwo bavuze ngo hahiriwe uwize amashuri menshi, ntabwo bavuze ngo hahiriwe uzi kuririmba, ntabwo bavuze ngo hahiriwe uzi gusenga cyane, ntabwo bavuze ngo hahiriwe umwiza, ntabwo bavuze ngo hahiriwe umuremure cyangwa umugufi. Bavuze ijambo ryiza cyane nakunze, baravuga ngo hahiriwe uwubaha Uwiteka wese. Uko waba uri kose, waba uri muremure, waba uri mugufi, waba hari ubumuga ugendana nabwo, waba warize, waba utarize, waba ukize, waba udakize, waba utunze, waba udatunze, waba warabyaye, waba utarabyaye, waba uri umusore, waba uri umukecuru, waba uri umusaza, waba icyo uri cyo cyose, dore abahiriwe nabo. Ngo hahiriwe uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze. Ngo hahiriwe uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze. Ubuzima waba urimo bwose, niba wumva wiyubahira Uwiteka wawe, urahiriwe.
urahiriwe. Nkuzana ijambo rivuga ngo niba wumva uhamanya n'umutima wawe ko wubaha Uwiteka urahiriwe. Urahiriwe mu buryo bumwe, urahiriwe mu buryo bundi, urahiriwe mu mahoro yo mu mutima, urahiriwe mu munezero. Kandi n'ubuzima waba urimo bwose ujye wumva ko ejo hazaza hawe ari heza. Ibyiringiro bijye bikwereka ko ejo hazaza hawe ari heza, kuko urahiriwe. Na umuntu wese, ijambo ry'Imana niryo rivuze avuga ngo hahiriwe uwubaha Uwiteka wese. Bivuze ngo uwubaha Uwiteka. Icyo dusabwa kugira ngo duhirwe ntabwo ari amafaranga menshi, oya. Icyo dusabwa nabivuga gute se, ntabwo ari uko turirimba cyane, icyo nabyo ni byiza. Icyo dusabwa ntabwo ari uko tubwiriza cyane, nabyo ni byiza. Icyo dusabwa ntabwo ari uko dutambuka abantu bakatubona cyangwa tugira ubutunzi bwinshi abantu bakatwemera. Ntabwo ibyo bituma umuntu ahirwa, hoya. Ntabwo bituma umuntu ahirwa. Umuntu aba ari mu buzima bwiza, umuntu aba ari mu myambaro myiza, umuntu aba ari mu mazu, umuntu aba ari mu bintu byiza bitandukanye, ariko nta guhirwa afite. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hahirwa uwubaha Uwiteka, hahirwa uwubaha Uwiteka. Umuntu wese wubaha Uwiteka abahiriwe, uwubaha Uwiteka abahiriwe. Rero nta kindi dusabwa ni ukubaha Uwiteka, kuko riratubwiye ngo hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze. Ni ukuri hahiriwe uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze. Umuntu wese rero naharanire kubaha Uwiteka. Mu kubaha Uwiteka nta kintu na kimwe ushobora kuburamo. Mu kubaha Uwiteka harimo imigisha, mu kubaha Uwiteka harimo umunezero, mu kubaha Uwiteka harimo ibyo kurya, mu kubaha Uwiteka harimo imyambaro, mu kubaha Uwiteka harimo amazu, mu kubaha Uwiteka harimo amafaranga, mu kubaha Uwiteka harimo ubugingo buhoraho, mu kubaha Uwiteka nta kintu naburiye. Mu kubaha Uwiteka, mu kubaha Uwiteka habamo byinshi, habamo mbese mu yandi magambo habamo byose. Rero muze twiyubahira Uwiteka tubashe guhirwa. Haravuze ngo hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze. Uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze. No mu buzima busanzwe iyo wubaha Uwiteka byonyine ni protection yawe. Ushobora kuzira akarengane ariko utikururiye. Biragoye ko umuntu wubaha Uwiteka mu by'ukuri, mu kuri no mu mwuka, biragoye ko wamubona yinjiye muri prison. Ashobora kwinjiramo ari akarengane nk'uko ba Yosefu binjiyemo. Biragoye ko wabona umuntu wubaha Uwiteka wamubona yasinze hari uruguma cyangwa ari kurwana n'abandi. Ibyo nabyo ni protection yo kubaha Uwiteka, ni uguhirwa, ni umugisha urenze ku wundi. Birashoboka ko abantu bagutega bakakugirira nabi, ariko mu yandi magambo ubuhiriwe. Ikindi cya kabiri uhiriwemo uba ufite amahoro yo mu mutima. Buriya niba hari ikintu gishobora kukubuza amahoro ni ibyaha. None uyu muntu ngo hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze. Uyu muntu igituma Bibiliya ivuga ko anahiriwe, nta byaha biri muri we, nta byaha biri muri we, nta guhemuka kuri muri we. Uyu muntu aranezerewe, uyu muntu arishimye. Iyo umuntu rero muri we nta byaha birimo, iyo umuntu muri we nta stress agira, Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Rero uyu muntu wubaha Uwiteka nta byaha aba anafite. Niyo ahuye n'icyaha gato aragaruka akiyeza, akongera agasaba imbabazi, akagirana ubusabane n'Imana. Niyo mpamvu rero Bibiliya ivuga ngo uyu muntu arahiriwe. Kuko azatungwa n'imirimo y'amaboko ye, Maboko umuntu wubaha Uwiteka akora uko ashoboye kose kugira ngo adatukisha izina ry'Imana, kugira ngo atajya gusaba, kugira ngo inzara nshuti yanjye yakoresha byinshi. Inzara ituma abantu besikoroka, inzara ituma abantu biba, inzara ituma abantu babeshya, inzara ituma bagira umwaga, inzara ituma bagira umutima mubi, inzara ituma bagira insangano, inzara ituma abantu bagira amashyari, inzara ituma abantu baba mu bintu byinshi bibi. Rero niyo mpamvu birivuga ngo uyu muntu unahiriwe ngo kuko azatungwa n'imirimo y'amaboko, uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko azatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Kuko umuntu wubaha Uwiteka ntago yakubaha Uwiteka ngo yirirwa aryamye, ntago bibaho. Nta muntu wakubaha Uwiteka ngo abyuke guturuka mu gitondo aryame, ntago bibaho. Nta muntu wakubaha Uwiteka ngo aturuke mu gitondo aryamye, ngo ntago bibaho.
nta muntu wo kuba Uwiteka ngo aturuke mu gitondo aryama. Byanze bikunze arashakisha akavuga ati ngomba kubyuka ngashaka nkabona ituro, ngomba kubyuka ngashaka nkahira urugo rwanjye, ngomba kubyuka ngashaka nkabona umwenda mwiza. Mbe nashakisha uburyo bwose akora. Kandi umuntu wakoze ijambo ufite ikingomerewe abafite intangiriro yo kubwira Imana. Ufite 5,000 ukavuga ngo Mana ngiye gushora ibi 5,000 nanjye mu mugisha ngaya ndayafite. Kuvuga Mana ngiye gushora amaboko yanjye ngiye no mu kiyede, Mana umere umugisha muri iki kiyede, amafaranga azaba y'umugisha. Mana ngiye guhingira n'1,000, Mana uzaha umugisha iki 1,000 kibyara. Ni ukuri Imana ifite ukuntu ibigenza bikemera. Imana ifite uko ibigenza kuko irashoboye. Hari umugabo yigeze kuduha ubuhamya wakize ko yakiriye ku biro bingahe by'ifu, acuruza ifu, yakunguka agatangaho 10, atangirira ku biro bikeya acuruza ifu, agera ku byuma bibeta. Iyo ubaho Uwiteka ukanakiranuka, ugakiranuka ku 10 n'abaturo, ukakiranuka ku bintu byose, ugakiranuka ku minzani, ugakiranuka, Imana iguha umugisha. Yarakize, umugabo yarakize, agura amamodoka, agura amamashini. Ubwe niwe watwiheraga ubuhamya bw'uko Imana yamugiriye neza ihereye ku busabusa. Imana iyo wayegereye neza ugaca bugufi, ukabona ko ufite ishyaka n'umuhate. Erega Imana ni umubyeyi. Ntabwo umwana wawe yakuzanira umushinga ubona ashaka gukora, umwana wawe akazimbira akavuga ati mama mi 50 njye kushora ibi ngibi, wabimuha, wabona yakoze neza, wabona yirinze, wabona uramwongera. Ariko ufite umwana akabyuka akiryamira mu buriri akaryama, wavuga uti wa mwana uri inyanda ntacyo ushoboye. Biragoye ko wajya kumubyutsa mu buriri ngo unamutekerereze, unamubwira ngo kuruko. N'Imana ni umubyeyi. Imana nayo ni umubyeyi, ireba ishyaka n'umuhati by'umuntu. Iyo wabyutse ukajya gukora, iha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Ariko iyo waryamye, se waryama mu buriri akavamo iki? None se wakurirwa wicaye ubara inkuru, mu kubara inkuru akavamo iki? Ariko niyo umva Imana ngo azahirwa n'imirimo y'amaboko ye. Turasabwa gukora, Imana igaha umugisha. Yosefu ageze muri Egiputa yageraga ku itungo rimwe rikabyara rikiku. Muzi urugendo yaciyemo rwo kugira ngo abigereho. Rero ni ngombwa yuko natwe dukura amaboko mu mifuka tugakora, kuko ijambo ry'Imana atubwiye ngo hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze, kuko azatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Azatungwa n'imirimo. Birakwiriye rero ko dukora. Imana y'amahoro dukomereze amaboko kandi twishimire. Mana mu izina rya Yesu Kristo utweretse abahiriwe. Ndakwinginze ngo dushyire muri uyu mubare w'abahiriwe. Ndaguhendahenze ume guhirwa nawe. Ndakwinginze abanjye bose bahe guhirwa nawe, ndetse na buri muntu wese ugiye gukurikira iki kiganiro, iri vugabutumwa, umuhe guhirwa nk'uko iri jambo ribitubwiye ngo hahiriwe ni ukuri. Hahiriwe umuntu wese ukubaha, ni ukuri Mwami Yesu ugiye guhirwa. Kandi udukomereze amaboko, duhame mu mwanya wo kukubaha no kukubahisha. Kandi ibyiringiro byacu, ibyo tugambirira gukora mu mirimo yacu ya buri munsi, ubihe umugisha nk'uko bikwiriye. Twebwe ntabwo tuzi icyambere, icyabanza n'icyaheruka, ahubwo bidushyirire ku murongo. Utwereke igikwiriye kubanza, utwereke igikwiriye gukurikiraho. Mu by'uru rugendo niwe tugize uwa mbere, niwe mujyanama wacu, kuko birashoboka ko twazana icyanyuma tukakigira icyambere. Mwami utwereke igikwiriye kuba icyambere cyihutirwa, kandi udufashe udukomereza amaboko. Urakoze urakarama, mbyambashe nizeye izina ryawe ryera. Amen. Shalom shalom. Kora subscribe niba unyuzwe n'ijambo ry'Imana. Ujye ubana na Mama Berwa, ni ukuri kuri Berwa TV. Ukore subscribe ariko utayikora nk'umuhango. Nubona hari icyo ukuye mu ijambo ry'Imana, ni ukuri ukore subscribe. Kandi turabakunda. Shalom shalom inshuti z'Imana. Kandi niwumva unyuzwe iri jambo risharinge, urihe n'abashuti, urihe n'abandi bavandimwe, baba tujye tubana mu ijambo ry'Imana rya buri munsi. Shalom shalom.